ni byinshi cyane byagiye bitangazwa, ariko kuri iyi nshuro amagambo yasize ivuga ibintu bisa n'ibyamaze guhinduka. Imvugo zahindutse haba ku buyobozi buyoboye iyi ekipe. Hari benshi bari kuvuga ati ubundi se ko Uwayezu Jean Fidel ari we wacu, kari we uzi kwikorera utuntu twe bucece, nyamaze hari abari kugenda bamutera amabuye. Ese uwitwa Namenye Patrick nawe watewe amabuye nyuma, ntabwo ari gufata ibuye ngo ariterwa, ahubwo ni uguterwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abafana b'iyi ekipe bakamwinubira mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu itangazamakuru. Kuri iyi nshuro rero ingoma zisa n'izahinduye imirishyo nyuma y'uko bakiye intwaro ziremereye cyane. Basinyishije Niyonzima Olivier Sefu, Fitina Ombolenga, Nshimimana Kabange, bagasinyisha Rukundo Abdurrahman Paprey. Kuri iyi nshuro rero iyi ekipe nyuma yo kwakira Umunya-Senegal ndetse wanatangiye imyitozo muri iyi ekipe ya Rayon Sport, ubu ngubu bamaze kwakira undi mukongomani. Ni umukongomani ufite amazina, ni umukongo, ntabwo ari umunyakongo Kinshasa, ko ni umunyakongo Brazzaville. Afite amazina agera kuri ane. Prince Junior Elenga Kanga yaje gushyika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yahageze mu ijoro yo kuri uyu wa gatatu rishyira ku munsi wo kuwa kane, hari ku isaha ya saa yine nanone kandi zishyira saa 5 nibwo uyu rutahizamu yasesekaye ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Ese abakunzi ba Murera bamwakiriye bate? Bimumaze kwimenyera kuri YouTube channel yacu ko tubagezaho uko abakunzi ba Murera cyangwa se abafana bakiye umukinyi ubuje muri ekipe, tubinyujije mu bitekerezo dusoma bibari ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse turaza kwerekeza no kuzindi ngingo ziremereye cyane, amakuru akomeye cyane yo muri Murera turi buze kuba tubavira imuzi n'umuzingo, twaza kuba tubabwira ngo bimeze bite. Ese ingingo igendanye n'umutoza yo ngo bimeze bite? Ndaje mbikuvira imuzi n'imuzingo, mbikuvire ido nido. Ni byinshi rero biriho kugenda bitangazwa. Ese nze guhera ku bitekerezo by'abakunzi ba Murera cyangwa nze guhera kuri iyi ngingo igendanye n'umutoza wa Murera? Reka manze nongere gusubiramo profile y'uyu mukinyi mwagiye muyumva henshi. Yakinye iwabo muri ekipe yitwa AFC Otoho Odoyo, yayikinyemo ayitsinda ibitego 13 mu mikino yayikiniye, ndetse aho yaje muri ekipe ya AS Vita Club muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ayifasha kwegukana igikombe cya Coupe du Congo. Kuri iyi nshuro rero reka mbanze mbikuvira muzingo uko byaje kugenda kugira ave muri iyi ekipe ya AS Vita Club. Iyi ekipe rero ya AS Vita Club yaje kubona abashoramari bashya. Abashoramari buryo bashaka kubakamo iyi ekipe nibo babizi, bazanye undi mutoza mushyashya. Uyu mutoza mushyashya waje muri AS Vita Club yirukanye abakinyi 18. Abo bakinyi 18 yirukanye suko batari bashoboye, bari abakinyi beza. Muri iyo liste y'abakinyi 18 uyu mutoza yirukanye niho n'uyu mukinyi Prince Junior Elenga Kanga yaje kuba yisangamo. Ntabwo ari umukinyi mubi, ndakwibutsa ko Elsie Ruvumbu Nzinga nawe yaje muri Rayon Sport nta recruitment yahawe, yari yasezerewe muri ekipe yarakubutsemo, muri ekipe yaraturutsemo, ariko yaraje yitwara neza abinyenyeri hano mu Rwanda, nubwo nyuma yagiye yitwara nabi mu bihe bigiye bitandukanye, kuvanga football ndetse n'ibikorwa bya politics, ariko yaraje yitwara neza. Rero no kuri uyu mukinyi ashobora kuza kabinyenyeri, aho benshi bakomeje kugenda bavuga bati Ruvumbu mushya muri Rayon. Uyu mukinyi akina nk'umuwinga, ariko ashobora no gukina ku 9. Gusa ngo Rayon Sport igiye kumanura undi mukinyi ukina ku 9 uguruka utyaye umeze neza cyane. Hazana undi rutahizamu. Uyu siwe wa nyuma mu bakinyi Rayon Sport igomba kugura baturutse hanze y'u Rwanda bageze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nguyu abakeba bazamwumva
niyo makuru ariho kugenda atugeraho 5 kuri 5. Kanda subscribe dukomeze twibanire neza cyane. Dore bimwe mu bitekerezo rero by'abakunzi ba Rayon Sport ko bakiye uyu mukinyi. Hari wagize ati welcome in Rayon Sport family, turi gikundiro. Hari wagize ati welcome Prince cyangwa Muringara Boyel Malamu Prince. Ndi yagize ati uyu adukoze ku mutima kabisa, aho wava hise udukina wa retired baramutuburiye ngo sinzi ndi kubisoma uko byanditswe, rwose ndi kubyogosha uko bisokoje, ndi kubisokoza uko byogoshe. Undi yagize ati inshwi data we, noneho Rayon Sport ibaye Real Madrid. Undi yagize ati mbabarira nzemera nibatangira gukina mwibuke Mugadam and ifunga ifaso. Uyu yaje aravuga ati niyo ifunga ifasa shiraho dustrika twinshi turi guseka. Undi yagize ati mbabwire ni Frob ntazabasha no kuwufunga pe. Ni ibitekerezo by'abakunzi ba Murera bagiye batanga babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagaragaza uburyo bakiye uyu mukinyi. Dine yagize ati arahasesekaye sibahu. Undi nawe araza aravuga ati welcome. Dine yagize ati yewe mubera rugo mwaragowe pe, arahiye nayo disi. Kwisogosa uko byogoshe no kugenda nsoma ibitekerezo rwose ntabwo ari byo turi kwitekereza, ni ibitekerezo biri ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye. Undi yagize ati turibwe kabisa. Undi yagize ati ikosa rikomeye ni ukuzana umukinyi udakina hano muyateye inyoni pe. Ni ibitekerezo by'abakunzi ba Murera ni byinshi cyane, twereka tubisoreze ahangaha twigire ku ngingo igendanye n'umutoza Petrovic. Prito sinzi impamvu Petrovic ari kunza mu mutwe, ariko ni Robertinho. Umutoza Robertinho amaze iminsi aciye amarenga ko ashobora kugaruka muri Murera. Bivuga ko bamwe mu bantu be ba hafi baganiye nawe ubwe ngo ntatinya kubatangariza ko hari ekipe yagiremo ibihe byiza agomba kuzamo. Ngiyo ekipe nta yindi ni Rayon Sport. So ni gutyo bimeze. Izindi update turagenda tuzibapudetinga tubabwira ngo bimeze bite. Wowe komeza ubane natwe, stay on, we are here for you to report everything, every news, amakuru ayari yose agezweho muri Murera. Turi hano kugira ngo tuyabatangarize tubabwire ngo bimeze bite. Mukomeze mugira ibihe byiza.